nari biturigana ahubwo banze mu ndabure mana ikeke urumva ahantu byanyerere urumva yagiye kushakira ikibazo ngarashaka kumubita bize neza urumva mana ariko nanjye ndi kumubara nzahitanya huku umva rero imibare dufite urumva iyi fone niyo tugiye guhera nako kabanza nakavuga ariko rore kabanze mbabye mari namwe mujya mu abantu hamwe murege twaduherukana ubu munaje nta n'imiti adanje munzanire ndabyo zanjye ko mbona zarayera ese we ninde umpamagaye alo meze neza cyane ndashima imana ese wamenye inkuru ko wa muhungu wanjye nagiye kubona nkabona araje yego yaraje da ubu yaraje arahari umva namushakiye iduka urumva ubu ngubu namushakiye iduka agiye kujya yirirwa akoreramo ibintu byo kwirirwa agenda namubuze noneho ntabwo bizongera kubaho ahubwo ni uko kuva mu gitondo ntaranamubona ngo mbimubwire naraye ntashye bwije sitwabona nyine ngo mbimubwire ariko soza utwo narindimo nyine njye kumubwira izo nkuru iyi ahandi twari tumeze neza nta kibazo sawa none uko wicaye hano mu ntebe bimeze gute ni amahoro bimeze tese kuba iki se none utameze neza kandi ikibazo mfite by'umwihariko nahoze numva nyine ibintu wahoze uganira na mama numva ntabwo binshimishije kandi ndakeka ko nawe ubona ko aribyo byatumye mama agenda ibintu nahoze nganira na mama wawe usigaye utwumviriza oya gusa ese ko nganira na mama wawe ibintu byinshi wa mwana we noneho kandi nawe mba mbona nazi usigaye uri kwivugisha utuntu tw'utugambo siko wataye umutwe siko warwaye umeze ute se icyo kibazo gusa mfite nyine nicyo cyanesheje umutwe gusa ndumva mfitemo n'ubwoba n'igihunga pe ubwoba bw'iki kuba uba wabuze mama umunsi umwe ubwo ngubwo igikuba cyacitse oya papa wimbeshya ntabwo ariko bisanzwe abana noneho mvuye kuri mama wawe noneho nawe uraje ko mukobwa we mwese turi kumwe ntabwo wishimiye oya yego ndishimye ariko biba ingenzi cyane iyo mbona ababyeyi banjye bombi bandiye impande mutari ukubiri ngomba utuza sibyo ndashaka yuko utuza ushira umutima hamwe mama wawe nawe yagiye arahari sibyo arahari tuza ushira umutima hamwe wumve yuko turi kumwe n'abandi n'ibyo urimo kumva byose sibyo wowe utuze witwaye nk'umuntu mukuru nyine ntabwo ukiri umwana wo kukuririra ibere wese uracyonka mama wawe ngo yagiye wenda ngo waribuze oya papa wimfata nk'umwana cyane ngo ucishe hirya ucishe hino ndabibona ko ibyabaye ntabwo ari ibisanzwe ntabwo mama yari asanzwe yitwara kuri ibi byose byari amakosa yawe ku bintu tutazi neza ku bintu utanatubwiye mama wawe arahari sibyo mama wawe arahari humura none ari he ko tutamubona humura arahari mama wawe icyatumye agenda buriya ni ukurakara n'iby'iminsi mikeya sibyo tuza turahari nanjye ndahari kandi hano hari n'undi muntu erega agomba kukwitaho ukakwereka urundi rukundo ntabwo ari mpaka ngo mama wawe gusa sibyo ngo tuzi kandi ntabwo ntibaza mama ibintu abakora kubera agahinda mfite ndumva atari njye uzabona mbonye mama wanjye ndamukunda urabizi ko mu bibazo mbere igisubizo mu ntambara akandwanirira
none ndebera kuri ino nshuro nawe ndi kubona si ibi ni ibiki koko mana yanjye. noneho ibi ngibyo ndabikiza ni none. Okay, tuza ndaza kubikemura. Nta hantu yagiye, nta kintu yabaye, arahari sibyo? Gusa papa biraba ibyuya ntibiba amaraso, kuko ibi bintu ntabwo nzi neza ko bizarangira amahoro pe. Mama aho uri hose nubwo ntazi ngo ni mvuze ngo iki ayo magambo ntabwo nyashaka sibyo? Ayo magambo ntabwo nyashaka. Subiza ko nkunda. abizi urahabona. None waretse kumbabaza, waretse kubaza, urashaka kubabaza papa wawe? Ngo tuza basi, ndashaka kukubona wishimye, humura birakemuka. Si uzi ko nkorera ibintu byose, ibyo nkubwiye byose simbikemura. Ngomba kubikemura, humura, mfite uko ndi bubigenze byose bikarangira sibyo? Kandi umwana mwiza, umukobwa wa dadi sibyo? Witonde, ureke kurwara ngo uneze abantu, kugira ngo ujye utambuka ari avuga ati none uriya mwana yabaye iki, yabuze iki sibyo? Ngo tuza, sinkunda, tuza, buri kimwe cyose uzakibona. Niyo mama wawe kandi atagaruka nta kibazo sibyo? Ngo tuza, komeza wihangane sibyo? Ndaje nkwereka akantu nkuzanira. Ndagukunda. Nanjye urumva romye nisi ndi mu rukundo, ndatekereza ko nawe uri kubibona nyine. Shaka mwenyura mwana ari urukundo nta n'ikintu kisobanura se. Si bibiri uba ureba nyine iyo urebye ubundi urabona ndagukunda cyane ambwira ko nkunda utese kandi urabizi ko byibuze ubu ngubu njye nagukorera buri kimwe cyose. Wakenera amafaranga arahari, icyo ushaka cyose kirahari, urumva? ngo se nukuri kandi nizere ko nawe wabikunda, ariko hakurya intege Rwanda cyo komeza. Ubwo urumva rero hano mfite surprise. iri he Mfite surprise. ari he bebe Surprise rero nari ngufitiye, urumva? Nshaka kujya kukwereka mama. Ndashaka kukwereka mama, nkakwereka umuryango utagira ngo buriya ni njye mwana wenyine afite. Amubwira yuko ari ugomba kumbera umukazana w'ahazaza. Wenda ubishaka tukareba ahantu duca tugafata nk'akantu nyine. bebe uri kubyihutisha mama wawe kubera iki? Oya, kubera ko urabona ndakuze maze kuba mukuru ari umaze gukora cyane, maze kuba mukuru, nkeneye nanjye kubaka umuryango wanjye seriye. ngo se Ni ukuri hako diserikeza pochori ni byiza, ariko nyine ndumva uri kwihuta pe. wasima kabisa. Na mpamvu mukunda rero. ngo se wowe kashimana we rero nshaka ukwereka nze mubwira intero bwoje bikinuka nawe ari bihagije kwanza imva bitakugwa n'undi muntu wari we. Kanyenyeri wo bebe wanjye, urumva? Ashaka nyine wowe tubikore gutyo. Nkundire shiri, mva shiri, banze nkubwire we yabyikurakaye. Ndafite kukwereka mama, kuko ibyo ukeneye byose n'ubundi rega ndabiguha. bebe nashakaga amafaranga. Ndabiguha, ntugire ikibazo, ndayagwa n'amafaranga. Ryari Ariko nanjye basi nkundire. Reka niba wenda utanyuma udashaka kongera kureka mama. urayama ryari? Guhereza tuva hano kuri kati nyine tuvuye kuri ki uyu munsi. yego ubwo ushaka ngaho n'amambo n'ikunda de yakushimana cyakuteye neza yana cyose none ubu twagenda ubwo uragike ndakivuga twageze. koko
na n'ubu ntabwo uratera agatege. Shira umutwe yawe. Umwana wawe meruka njyamo nimero, urumva ushaka kumuvugisha ngo meruka njyamo nimero zemo hano nimba ziriho ntabwo mbizi, ariko nta kibazo ndaza kumuguha kuko ameze neza. Abanza ariga nawe wiyiteho umere neza urebe nimba wakira, sibyo? Nibyo biri byiza kurutaho. Banza witekerezeho ukire nawe, umwana wawe ni umusore ameze neza, sibyo? Tuza hano uratuje, hari ikintu kigeze kigutesha umutwe, hari ibyigeze bikubangamira hano. Umuntu kuvuga byanze neza urumuri, sibyo? Ntubeshye iki se kandi noneho kandi abantu bakugize gutya, abantu bakugize gutya. Ngiye nakoze igikorwa cyo kugushaka, nari narakubuze narahangayitse, ngize amahirwe kubw'umugisha w'Imana ndakubona, ngo none ngo narakubeshye. Ibyago noneho byuri, nakubeshye iki koko? basi ndangira ahantu nanyura kugira ngo nsubire iwanjye. Ahantu wanyura nese inzira barazifunze, ahantu hose wahaca. Kubera iki wari uzi neza ko kuba ndi gukundana nawe bizangeza kure bingana gutya koko? Nanjye sinari nzi ko bizaba, nese nari nzi ko nzahura n'aba n'ibi bizazane byose, cyangwa tuzahura n'ibi bintu byose. Nese ninjye ubyishimiye, ninjye wishimiye kuba umeze gutya se? Najya kumva nkumva mu kanya urambwiye ngo ni nanjye wabikugize. Wowe banza utuze umere neza, ushyire umutima hamwe, ubanze nawe regukire. Si uratekereza ibindi n'ibyo utarabikemura. Reka ngende njya kugwa iwanjye. Ujye kugwa iwawe? Abangize gutya bashobora no kuza asanga aha ngaha. Tuza. Nese urashaka kujya he nonaha utarakira? Urashaka kugenda ahubwo noneho uhure nabo hariya bahite baguhitana? Ibyo ntabwo ubitekereza no gukunda ubuzima bwawe. Wanje ukabanza ugatora n'akabaraga ko nzagutwara nkakugezayo. Ko buri kimwe cyose n'ubundi nacyemeye ngomba kugikora, urarwana no kurinda ugenda umeze gutya. Urinze wagwa hariya bagapeza bakavuga yuko wari uri hano, urumva atari njye waba uhemukiye? Utaretse n'umwana wawe, umwana wawe se nta n'ubwo umutekereza? Nimba umushaka nzamukuzanira hano, cyangwa nkuzanire n'amafoto yewe y'ukuntu ameze, sibyo? Basi banza umubwire yuko utuje, ibyo kunyizera wenda uzaba unyizera gake gake nyuma, ariko ubanza unyemere, ubanza ukire umere neza. N'abantu bagukoreye bino rega ntabwo nicaye gusa, ugira ngo ndicaye gusa ntabwo nzi. Hasi hejuru mpaka, kuko ntabwo nabyihanganira kukubona umeze gutya, mpaka nabo mbagire nk'uko bakugize. Ntabwo njye nabyihanganira, reka. Ubundi ukuntu batumye ibyishimo wabaga ufite urimo guseka barabikubujije, barongeye bagusubiza muri bya bihe wahozemo. Kwanza egama hano,
ngomba kubikurikirana neza numara kuruhuka, urumva, numara kuruhuka wongere utoye agatege neza, wongere urebe ukuntu gutemberana hano mu nzu he hose no mu mbuga ni hanini, sibyo? Reka ndebe utuntu mba nyemura, ngiye kuba nyemura kuri mashini, hari ibyo ngiye kuba nuzuza, hari ibintu byinshi nanjye ngomba gukora udasanga nitaye kuri n'ibindi bigapfa, sibyo? Uranyemereye? Sawa rero, ngo ugumye witeho kandi uraza kumera neza, sibyo? ewe indabo zanjye zararaye. Ese ubundi uyu muhungu ntarabyukara? Kuva mu gitondo kugera saa sita ntabwo arabyuka. None se biteye mukobwa? Niko se mwana wa? Nari nzi ko ukiryamye none burya ntabwo uhari. Wanyuze ko wari hafunze? Wajya kurira igipangu? Umva mpereza ya telefone. Iyo wimubyira nawe urareba muhereza ya telefone. Umukuye he? Mukuye hariya hepfo nyine. Wavuye mu nzu ryari ariko nari nzi ko uryamye? Hagira neza. Ngo ni uri buguhereza. Reka nkubaze wa mwana we nzagukwice. Ntabwo nise kwishaka kumugwisha. Buretse nkubaze. Njyewe namusize mu nzu aryamye yego. Muri bubivuga nayo nabyuka. Urareba nyine ubu ntabwo ameze neza. Mama, uyu niwe mukazana wa Hazard. Hagira neza. Uramubona? Si icyuki. Ndetse yasinze. Buretse nkubaze. Hagira neza. Buretse nkubaze. Ibi twavuganye urabyibuka cyangwa warabyibagiwe? Ajya twavuganye ngiki. Ngiye nkakubyaye cyangwa ntabwo ari njyewe? Wanze umwana wamutoraguye pe? Mama rero. Buretse nkubaze, telefone iri hehe? Muri za telefone. Ibiki? Muri za telefone. Ese we muko ntabwo ari wowe uncukira umwana? Byonyine njyewe ubwanjye nabyutse umwana aryamye, igipangu ndagifunga, ifunguzo ngizi ndazifite. Mama rero uretse nyine ubanza unyumve neza. Urambwira ko yanyuze he? Naminaga n'injye pe. Wanyuze he? Wanyuze. Sa mama ngewe aruzi ko nge nari kwiga. Ngewe nari nzi kuryamye. Noneho waciye hehe usohoka? Nibyo ndi kukubaza. Naciye mu gikari cy'inyuma. Wongeye kunywa inzoga? Ndavuga ngo pfukama hasi. Mwana wa aho wazi nangaha gusigaye kameze neza mbona utishimye wabaye iki? Warwaye se? Waje utameze neza? Uvuye mu nzu uje kumbuza amahoro wa mubyeyi wanjye. Iyo umwana atishimiye umubyeyi aba ababaye ahangayitse. Ese kwa mukuru wanjye ko ariho wari uri yagufashe nabi mbimenye? Sima wambabari nimba nashaka kukubwira ndeka. Ureke ntazi icyo umwana wanjye yabaye. None se ubundi igihe cyose namariye kuki utazaga kundeba. Namuhamagara akambwira ariko umeze neza nkumva nta kibazo ufite. Ibyo ngibyo nyine bikarangira umwana wawe bakubwiye ko ameze neza kuri fone. Urari nzi ko isaha ku isaha uzaza hano nyine ukambwira uko wari umerewe. Sawa rero uko merewe ni uko nguko urakubona. Nta kindi kintu ushaka kumbwira? Nyine mbwira ngo nugute uwirirwa hano mu bipangu ubwirirwa uryamye ngo umwana wawe ngari kuba murumuna uzi baramfashe ute? Agufashe nabi se muhamagare mubaze. Uzi ko abahungu bari hanze aha ngaha boroheye abakobwa. Hano warushatse wambwira nta kibazo pe. Mvaho. Reka ngende njye kureba umwana w'umuhungu nshaka kuzana hano. Iki? Hari umwana umerewe nabi uri mu buzima bubi nshaka kuzana hano. Niyo mvayo ndaza kuza umbwire ukuntu umerewe. None se njye urabura ko nyita ugiye kuzana abandi bana hano? Mwese nzabitaho nawe nzayamufata na musaza wawe. Aho rero uwo mwana se n'uw'ukwande? Ni umuvandimwe wanjye, ni umumama w'inshuti yanjye wambwiye ngo nzabe mumufashije yabuze aho amushyira. Ngiye kumuzana rero rwose uzabyihangane umufate nka musaza wawe. Ni rwose ugiye kungerekeraho abandi bana n'ibibazo bite bite ahundi waba bite byawe. Uzi ko uzajya utuma n'umuntu atanakubahuka kandi uri umubyeyi. Mama bizagenda neza mwana wawe. Ihangane ndaza turasubira. Uraza kumbwira ikibazo. None se uragiye? Reka ngende ndabanguka. Ariko sawa genda igihe benda nabara. Bubitekerezaho ndaje umugina igihe nabara.
sister bimeze bite se se ko utansoza ese nsoza amayibobe zose nawe rero ese ko warakaye wabaye ikima komeza utumuke nanjye ntumuke njye mu rugo ndeke sibyo ariko wambwira ntarebe Mwashaka iki? tukavugana tu nyine urashaka iki se nta nubwo twavugana se urashaka iki ntambwira ikintu ushaka nyine urabona urumva nanjye mani mbaneye rwose hano se wamase aha niho urumva rero turanaturanye n'iki nyine twaza tugira ukuntu nyine twigenza wagwanya abahungu imana b'imbwa mwese niko muteye uri kugenzwa n'icyo urashaka iki mu rugo ni hano si cyo kintu ushaka kumenya wowe uranshaka iki ushaka kumenya icyo nshaka ndashaka kukimenya nyine reka nkwereke imana two kujya no mu bintu ngo tubitinze sibyo ibiyobyabwenge ndabona byaragusazije n'amatabura uje kunsindiraho ko nawe ako kantu ntabwo aba ari sawa nureba nawe ubishyizemo uravana ukubiswe ariko umva ako nyine kantu nkubwire ukitegura reka nkubwire ntarebe ikinzanye nikomereze sibyo se nese nta kuntu twajya duciringa mani uciringa nande nawe cyangwa se Yeah. aba bakubwiye ko ndi tuwarete ijyamo n'umuntu wese mani reka tujye twiciringira nabo ntabwo ntukamenyere ntazamenya nkatanywa amabere ya nyoko uri nibyo kunyumva birimo se birimo aya mani byo urankora kurabona ndi inuza ese kuba nagukoraho gute oya mani ase waretse nakubwiye mani ko uravana ukubiswe utongera ngaho kumenyera pasi reka nkubwire ikiganiro tumuka umva imbere bareka nkubwire ikiganiro ushobora kugukuramo iryo jisho ngiye kuvuga n'undi munsi Si n'umukobwa urankora ko wowe afite nta amahane n'isoni cyangwa wabonye ejo bundi mwihora muri kumwe amatabu nako rugira ngo umva reka nkubwire nawe ntabwo nzongera kurema ngaho sawa ngaho nyemerera nyine tujye ducira uciringa nande ariko uciringa nate njyewe ariko ndi tuwarete uzajya uza kunyinamo no kunyarana si ibyo bya tuwarete ubu bizanye gute mani reka duciringe sibyo se niwongera kuvuga ijambo ciringami nawe okay ngaho reka twikundane